Hey guys, turabasuhuje aho muherereye mwese, abari iwacu Murenge, abari hano Kenya, abari Canada, abari Amerika, tubaha mwaramutse aho bukeye, tubaha mwiriwe aho bwije. Twebwe tumeze neza, turashima Nyagasani. Kuko mubona twagarutse, niba abanyamakuru bantu mubimenyereye bakorera kuri Vision of Murenge TV1, ndetse uyu munsi turi kumwe na Maendeleo TV. Rero reka mpe bagenzi banje babasuhuze. Twongeye kubasuhuza haba inshuti zacu. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe kuri aya macano yombi nk'uko umugenzi waje avuye kubivuga. Ubu rero turi kumwe n'umunyamakuru kuva kuri Maendeleo TV1. Reka bibwire hanyuma dukomeze twinjire mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane, natwe turabasuhuje abakuzi ba Vision of Murenge TV1. Turabasuhuje cyane rwose kandi turabishimiye, twishimiye kugera muri iri kanisa muri ndemo zabaye amakanisa Muri iri torero bari bari kuri santere hano. kuko mubizi wenda hari abakurikira kuri Vision of Murenge TV1, wenda badukurikira natwe. Nje amazina je nitwa Kevek, korera kuri channel yitwa Maendeleo TV1, niho dukorera, kandi naho gumuhagire mukore subscribe na share na comment. Hari ibiganiro byiza tagira mutabindi ibwira na sara kundi yibwirana Hari akantu gabasize rimwe guca urubatse. Kantuga kandi niko kaba gafite ibiro gati tumenye gatemba. Urashaje ndubatse mfite umugore n'abana batatu. Umukobwa babiri n'umuhungu, niwe mugabo turi kumwe mu nzu ga umuhungu. Yuda hari n'abasigaye. Uzasima izo responsibility. Ariko n'abakobwa ubu nyine bari mu kuzifata. Ibi ni ibyino. Nabyaje mu. Ko turagira ngo tubihindure ni Murenge bizaba ibyahose. Tuyihanga amaso. Murakoze cyane ngo mudukurikire kandi rwose mukore subscribe kuri channel yaba mama, mubateze imbere. Tacho bisabye gukora subscribe. Kamwe na kimwe bazaborosha intoki, muzamubwira umutima mwiza kandi gusa gukora subscribe ni bisanzwe, nta uzonanira. Nubwo ukoresha email 10 ukazikora na amahoro kuba zifite z'akazi wenda z'ibindi bikorwa za company, ukazobona ibiganiro bica kuri iyi channel na amahoro rwose. Mubateze imbere kuko nabo niho bagifungura channel, nabo kugira ngo biteze imbere. Murakoze cyane. Efeke rero nagira ngo mubaze nzambona Maendeleo TV1 izayibanda ku makuru cyane iwacu Murenge. Tunabashimira kuko niyo makuru akenewe muri iki gihe. N'ibindi byose dukora n'ugukenera ngo twibuzenze tugabanye stress, ariko umunyamakuru wemewe ubu nyine ni umuntu duha update ziri kubera Murenge. Watubwira aho samari buke yabimeze gute se ubu nyine ko haravuga ikwini iki muri make amakuru y'uruguru y'iwacu none hari mu kwicara hindagurika, nta bari mu kumenya kubera ko twagize ibibazo za connection. Abantu twavuganaga bari ruguru nta makuru cyane tukibona ahagije, ariko kandi amakuru tubona makeya iwacu hari intambara. Twabwiye ko iwacu hari intambara kandi zitewe na leta, batugaruze bitero drone ziri kwica abantu buri munsi. Nabonye umukecuru ngo w'imyaka 100 uriya ni drone zamuhitanye. Ni ukuvuga ngo drone ntizisiba kurasa iwacu. Ibyo dushaka no kubwira n'abantu mumenye ko iwacu hatewe, kandi hatewe n'u Burundi, haterwa n'abatanzania nyine bariyo. Ubune twamenye makuru ko n'abanyangora bariyo bose, n'abacancuro aribo bitwa ba mercenaires n'abamayimayi barapfuriro twabanye, n'ababembe n'abanyintu bose baraduhagukiye. Kandi noneho ngo bari mu gusiga abo bari kumwe ku rugambi nani indege ikaza kurasa imbere. No kuvuga ko ihayirasa abaturage. Nta n'ubimeze. Drone ziba ziri programme. N'ibisumba nk'ibi ngibi twadukoresha ngo biri kuri programme. Ni ukuvuga ngo drone bayisetinga aho igomba kurasa. Ni ukuvuga ngo zira drone zigenda zigiye kurasa mu baturage. Ni ukuvuga ngo iyo baba bagwanira kuri 0 ikaza kurasa irundu cyangwa kuri Karongi, baba bayidirectinze mu baturage. Ibi yabwiye ngo irase. Cyakoze natwigwanegaho n'abaturage, ntaho bataniye n'abandi. Ariko kandi
hari abaturage wenda birwana akaba n'abaturage basanzwe b'abakecuru nk'abariya b'ababyeyi drone kurasa mu muhana kiga kenke cyangwa se irundu cyangwa mu bidegu cyangwa ikarasa zira za gatoshe zikashira mu baturage okay biriya nibyo baba bapanze ariko drone ubwayo iziri ni automatic irasa hano yeretswe kuba yararashe madego ntabwo ari gihanuka kiyibesha ngo kurasa mu madego yaharashe ariho bahita uwo ari kwidirectinga niho yarakeneye coordonate zayo aho bari bakoordonate zabo basenze muri machine niho yari kwiriye kurasa tanahandi yari kurasa kuko irarasa ikagenda mu by'ukuri dukomeje gutanga mpore dukomeje kuba dufite akababaro karenze buriya ntabwo abantu kureba mu mitima y'abandi noneho ngende mu kuvuga ngo ese twagiye dukora noneho hamwe mukora amakuru y'intambara cyane muhamu kuko abapapa biraborohera kuyakurikirana nje shobora kuyakurikirana ariko akagira ncika nta kuntu mwoshira amakuru mu mvugo ngo kuko ndi mukubona benshi bayakora ari mu rurimi rwacu tubwire isi tubwire abanyakenya tubwire abazi ibiswahili bayakore mu biswahili abazi igifaransa bayakore mu gifaransa kimwe nuko ndi mukubona hari abayavuga mu cyongereza tuve mu kinyamurenge noneho nangize mu gusubize ubushize twakoze kugenda mu Giswahili cyagiye Uvira ifashwe ubundi kandi tugomba dukora ikindi kiganiro M23 yavuye muri Uvira ubwo hari ababwicanye bwinshi tubwira furero abavira twese nubwo M23 yavuye mu Uvira Uvira n'ubwanyuka murabusenya ko gusenya iwanyuga abo mwari mukeneye ko bava bahavuye ariko mwubaka igihugu cyane mwari mukeneye ko bahava nimwubake rero muri gusenya twabikoze mu Giswahili kandi nibira kuzakurikirwa n'abantu benshi ariko icyo baruvuze mukuri guhari abagabo b'Igihugu Kinshasa abarundi cyane kandi baduteye batumaze abarundi batwishe kwa kera abarundi batwishe muri 1993 batwishe 2004 hari mu Gatumba n'uyu munsi bazamutse dusanze n'uno iwacu kandi ngure ya president wabo ni nkaho ashaka kuba ari umuturage wakuriye hari barakani nibo buri yabwicanye ndenga kamera afite kurusinyaza ariko kandi jewe narandikira ya mugabo yakuriye baraka niho aba zira ndenga kamera zigeze hari none se tubaze ikindi kibazo kubijanye leta arasubiza ku cy'imvugo zitandukanye muzo kuri gutanga message mwabonye ko ubushize bafunze amacano menshi hano nukuvuga ngo amakuru tuba tubona mu rurimi rwacu hari abantu bazari kuyashikiriza bari abaperezida kuko gisegiti tazanyumva ikinyamurenge ariko mwabuzose musanga bafunze amacano menshi kubera ko tuvuga rero ubwoko kandi twavuze mu ndimi zacu bivuge ko dufite abantu bagenda bakadusetinga iriya kandi barimo bene wacu dufite abazarendo muri kandi bapfurengero batwara abanyika n'ababebe twarabanye bazi ikinyamurenge nta kintu batazi ese ntako mashini zihindura wavuga usata cyo kutuvuga ikinyamurenge igahita ibihindura mu yindi mvugo nyine birahari ubihindura ushatse hari n'ahantu titre ugenda uvuga titre gazivuga isobanuro nyine mu Cyongereza cyangwa mu Faransa bisego no kwasetinga ngico nariko nshaka kuvuga si ukubwira abapfurero na gisegete nako mvuga ngo tubwire dutake dukomeze dukora ubuvugizi ni mbese yazandika mu ndimi zose ariko nawe uzutse mu gitondo ukavuga hari umuturanyi wawe ushaka kumva undi nawe akavuga umuturanyi we akumva kuko wenda mvuge ku rugero niba Rugenza TV aje kuduha amakuru na Mibunda mu gitondo bakayaduha mu kinyamurenge tujuru nitwe turabizi ndamara kumukurikira gutya twe mvugane n'uri ruguru ariko wenda nka Kenya turimo n'ibindi bihugu abenshi uzureba nk'abaturanyi bacu bazatubwira ngo kwani ngo muko wengi ngo kwenye kuna nini mbese hariho abantu n'ubu nyine bataramenya impamvu dushaka kuba turi impunzi nibo narivuze ngo ese nta kuntu abantu baza biporograma bakora amakuru mu ndimi zitandukanye kuko gutaka ntabwo uzi uri kumva uwo ari we mbese uri bukumva uwo ari we ushize rero nkunda no gukoresha cyane izi social media koresha Twitter ngakoresha na Facebook cyane kuko abanyakenya umusanga nyine ufite abanyakenya mu inshuti zawe ba friends bamwe bari kwanyandikira ngo ubu naongea ngo kwa Kiswahili kuko declaration kora zo kwamagana leta y'u Burundi n'abari bose batwica bikora mu rurimi rwacu abandi bakambwira ati tuba twumva natwe twikoze mu Giswahili kuko Giswahili ndikiri muri East Africa Community abagande baracumva bambake abatanzania barumva ngo baradutera n'abanyakenya turatakira abatanzania baradutera oya twoza dukomeza kubabwira bagakomeza kumva nabo cyane abanyakenya wenda kuko naho haraza kuza ngo
hano naongea nini mbonye nta amakuru kwizina waona kwa mtandao sijui gusa abanyagihugu bana bo muri hejuru muri leta baza amakuru baza amakuru menshi kuko bazi ibikorwa muri Kongo urumva ariko gukoresha indimi zose ni byiza usinyinshi zikorwa mu nyandiko babohereza bari abantu za Twitter zabo cyangwa se muri za email zabo bakabisoma ariko byo gukorwa kuri hano byacu rega tumaze kumenya ni kirimi twaraciwe maze imyaka 9 ntabwo ifaransa jewe sigaye ngitangiramo kusiriza mu Cyongereza maze imyaka 9 n'ibihigo mvuye muri Kongo uzi gisegeta yatanze ifaranga muri Google abakoresha amantuza ama YouTube mu Kinyamurenge Google ikahita translatinga icuvuze mu umuntu uze yumva nabo kubera niyo mpamvu basafunga mu cyane makuru yose y'Abanyamurenge muha abashika kwibisa nubwo toshitwa na Google abashitwa na bari abahungu b'Abanyamurenge banze ubwoko bari mu twubwoko kuko ushize mu birebye hari kiganiro bagiranye na President Kisegeti na Muyaya hari muri Amerika umunsi bwarakeye haciye umunsi umwe drone zija kumvika kenshi izindi zibumba hari amademo nuvuga ngo iyo babwiye ibibazo dufite hari amirimo kuko ntazo dufite bakabihakana bakako nta kibazo dufitanye na leta Abanyamurenge nibwo buca batugomba drone zindi zihapfa kubera ko bazaje kubwira ko nta kibazo gihari Abanyamurenge bafite kuvuga ngo hari abandi bantu bari ruguru batari Abanyamurenge none se abanyakagara bo kabo nyine babibonanye na president ese bo ko tuzi ko benshi muri bo bafite abavandimwe n'abavyeyi babira ruguru bakanira ntambara bishingikirije kuki mwebwe nk'abanyamakuru nenda mwe mufite amakuru yimbitse kuturusha babishingikirije kuki kugira ngo bahakane ubwicanyi buri gukorerwa bene wabo barumuna babo n'abase ubwoko bwabo ari abagabo mwampe mukendamuke ari abagabo bigira benshi ni bari mu ifaranga impe mukendamuke kuba abandi kubaza bemera kuvuga ngo babeho bonyine abandi bapfa abenshi biterwa na nk'amaco y'inda okay ahantu hari ifaranga kuri imbaraga ngo ni uzumenyera imfura uzumenyera umuntu imfura tukita umuntu imfura mutarakorana ko kandi kitwa gafaranga ibyo twona bigenderaho hari abagabo basize ifaranga baja rwanda ubwoko kandi bari bafite nyinshi kurusha ziraza bari muri Kinshasa nabo bitinde bitebuke bazomenya ukuri kandi nibatamenya ukuri bazohera muri buriya mwijima nituzokige igihugu kizokira kugira amahoro bazobiryoswa ubwo utatira ubwoko ubasa no wikuye ku bwoko niko wikuye nko kwikura ubuzima none se ko hari amakuru yacicikanye muri no minsi kingahe avuga ko ngo twigwaneyo ushobora kuba yarananiwe je hari urugambaho ingaruka bene wacu nyine bazaguma kuvuga no bazaremba ngo yarananiwe ngo bageze ngo hantu hitwa mu Kirundo ayo makuru ni ukuri ni ibinyoma propaganda z'abasazi n'abazarendoga muzishinga abantu boturura ariko tubabwire ko abadukurikira mwese kuri Vision of Murenge TV1 ntabwo tuzuva mu bintu ibyo ni byo tangazo rikuru kandi twigwaneho utifite no kuzotsinda ibyo ni byo tangazo rikuru twigwanira ukuri uzutsindwa tibishoboka zo mugene muzakire propaganda zirahari hari no zamavuga ngo Minembwe bayifashe igicumuro cyaje zavuga ngo Minembwe bayifashe ariko Minembwe irimo ababyeyi bacu kandi nta munsi mayimaye zo sura handi bazoboneka ko jya zavuga ngo bazobirebesha amaso gusa birebere kure batahagera ariko mugende mutuze abahungu bari hari haruguru baza akazi kandi turabashimira cyane ku kazi mukora rero dukomeza kwihanganisha abantu bari iwacu ruguru turakomeza tubihanganisha ngo mwihangane mukomere twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kubera ko turi Abanyamurenge ikiganiro cyose kizaza kibanzirizwa n'amakuru ari iwacu ntabwo turi abanyepolitike ngo turayinjiramo cyane oya ahubwo ni ukugira ngo tumenye uko imurenge haramutse tumenyeho gatoya nawe utahazi cyangwa urimo kumva amakuru yaho ubwo uba wumvisha agasamari gatoya kagucasha rero eveke twinjira mu kiganiro cyacu cy'uno munsi murabibona turi kumwe n'umupapa twe turi abadamu twakeneye ngo tumubaze hejuru ya changamoto uyu munsi gariko ni Severant warubizi ntabwo waruzi mu bibazo rero tugira bimwe mu bibazo dufite uyu munsi ni Severant ni umunsi ariko ngo ntabizi kandi naje uwanje aho ari wenda nta nazi nizo tariki
izo ni ibibazo byinshi tugenda tugaruka tuganira tutavuga tukiri umurenge mu byaha hari umugore ngo watandukanye n'umugabo hanze ngo tiyamuzaniye ururabo iwuwa bene ayandi yarabijya ruguru yageze yimeza ngo ucara gusanga mu bisambu amawuwa karasenye ngo none kera uyu nguyu wacu iwe mu ntazi amakuru afite kandi ukunda kiramutse urakiramutse nta makuru uzi ya sefaranga rero ni dede zikora 14 gusa 14 kwa kabiri sinako ni gukora uyu munsi mushaka mawuwa abari mutareba bakora kuri M-Pesa simbiziga M-Pesa zo tugeraho tukayigurira twenyine turabingize n'abandi bari ahandi mwese mu bikore n'abakunzi bacu bitavuze ko umuntu wese agenera umuntu ka gift eveke rero abagabo bakomeje kugira ibibazo cyangwa se muzihoramo ariko noneho hari umunsi nyirizina special nyine bisawa ariko kandi ukurikiranye n'ibibazo turimo Sevalent itagaciro tuyezwe ese dukuyeho Sevalent igihe nk'uwanyu yibarutse uzuje nko mu bitaro ukaba kujana kamawuwa ukiyo uzubikora nka mama oya mama mu bitaro kandi ari yazaje rega ibyishimo ni mu mutima nubwo nyine bisesegarira hano hanze ariko kandi si rega twaje mu mujyi ikibazo twaje muri tuvuye ruguru twabamwe twakuri ngwara abantu bari bamwe bari mukuza ngo ese wayise ngo express akamanyi ava ira ruguru mu misozi tigeze agera mu mujyi n'umunsi n'umwe agasirukira mu mujyi wa Nairobi yize muri geography wacu noneho ukasanga kera agiye muri level iyo yamasimba ava muri level ya mbere aje muri gatanu abandi muzi imyaka mu mujyi agaje muri level ya barimo bikatugora kubera ko numbwira ngo Sevalent sinigeze numva kuvunana umuntu washakiye urugo kuko wenda tuvuge nk'umuntu tuvuge nk'uyu yashaka urugo izo wa Sevalent arabizi arabizi mu mujyi ruguru Sevalent ruguru twari tuzaye makuru ari mu yazi bisanzwe gusa kuyu kubuzungu gusa nabwo amawa yuzuye hariya ariko gakubera ko yageza yumva noneho akabona jirani we barayamuzane nawe agombaga kuyazanira ese ni bande bazashima abamwiki amawa ni love nyine asobanuye ibintu byinshi hari inkuru rero twagira ngo tuganire gaho uyu munsi tubwire nk'umugabo dufite inkuru y'umuntu watubajije cyangwa watubwiye ngo tuzaganire kuri iyo nkuru rero iyo niyo nkuru dushaka kuganiraho iyo nkuru iragira gutya ngo afite umugabo ariko umugabo ntaba mu rugo umugabo ahora ari busy amasaha 24 bari mu kazi oyaye n'igihe atari mu kazi ngo abari busy umugabo ngo aba busy ari mu kazi yava mu kazi akaba busy akunda gutorera n'abana mu rugo ntibamubona umugore arakomplaininga hejuru y'ico kintu ese uwo mugore wamubwira iki uwo mugabo wamubwira iki umugabo umeze gutyo murakoze cyane noneho amakuru y'ingo ndimutinya kuyavuga yaremereye mihanda yaranyereye umutwe munini niyo tugomba kuvugaho nyine kugira urugo nyine ni ibanga aho bigeraho umuntu aje gukubita ibanga ry'urugo akarita hanze ni ukuvuga ngo bageze muri ya situation nyine atabasha kwihanganira ariko mu by'ukuri nimba umugabo simpanyibaza iyo busy kuba busy mugane mbese nigusobanurire nishake tumukureho nyirozeho mfite umugabo arakora akazi kibaza karangiza saa 12 cyangwa saa 1 turavuga ngo utakira kugira ngo ikibazo cyumvikane noneho yava mu kazi niba akora protector niba akora ikisinzi cyaza akora yagera mu rugo akabika ibyo yari afite agahita agenda wa mugabo aho yagiye umugore ntahazi urumva iyo aje kubaza musezera ntiyari gukomplaininga bikanavugwa ko azakunda kuja no muri restaurant akataha amasaha yarenze umugabo ujya muri restaurant afite umuryango aho ngaho utari mu caro umugabo agataha saa 5 tantari kwikanisa tantari mu kazi mbese ni umuntu uzokomanga buri gihe akenshi mbese n'abana bamara icyumweru bazabyuka bagasanga yagiye akabanza akikubitisha ahantu yamara kwikubitisha ahantu akaza akabona kuja mu kazi yava mu kazi ni kwa kundi uyu mugore yumva biramubangamiye ico wamubwira kuko yumvishe ko bimubangamiye oya yesi ariko kandi umugabo
nta mwanya tuvuge tubishire tubisentetize urabona uvuga ngo nta mwanya ha umugore naba urugo rwiwe ntari ariko se azatanga ifaranga zo guhaha ngo atanga zike kubera ko ntahaba ni ukuvuga ngo nimba agiye kugenda ariko afite nyinshi arazifite none isaza jana wenda umugore we yakuye amakuru ko azaja muri restaurant wumva azajana ifaranga no reka tuganire gutya dushobora kublaming umugabo ariko wenda nyirabaza arashobora kuba umugore nawe turaza kumugaruka dushobora kublaming kuko turi gufata ibintu wenda tukavuga uruhande rumwe tugasiga urundi kuko tuba tuziga cyihishe inyuma yo kuja muri restaurant kuko restaurant si nziza restaurant se muzima zateka neza se oya rero restaurant yo kurya zo bucafu gusa tibaza no koza si neza ni ukuvuga ngo impamvu umugabo aje muri restaurant irahari n'impamvu umugabo atarigama mu nzu irahari ko usanga ari kumwe n'umuntu w'umusumba cyangwa gito cyangwa ari kumwe n'intare mu nzu y'ingore iryamye aho ngaho atabasha kugushishara ngo atuze kuko abagabo nyine abagore bisigaye tusigaye tubatinya turabesha nase tusigaye tubatinya kubera ibintu biri gukorera bagenzi bacu rero nimba umugabo adaheza umwanya umugore tibivuze ko wenda hari ikibazo gikomeye cyane ni ibintu zo kwicara hasi bakaganira kugeza aho bibwira abantu wenda sinzi niba baraganira n'umugabo wenda ntamwumve kuko abagabo benshi wenda bazasura abagore ariko umugabo muza mu rugo iyo umugore yabonye ikibazo azayicaza umugabo mbere yuko bibabwira cyangwa se amakuru iyo story yatanga hanze kandi singo ngo barayitanga hanze yari kwicaza umugabo bakaganira siko kandi se ni iki cyagutera kutaregama mu nzu kutaguma mu rugo biterwa n'iki nimwe musubiza ibibazo mubwira impamvu abagabo batazawicara mu mazu kuko mufite abagabo namwe naje ndabwira impamvu wenda umugore yasohoka mu nzu akagenda kuko umugore yazasohoka nagiye noneho aba bantu ni babiri kuko wari ubivuze uravuga ngo ashobora kuba umugabo aticara mu nzu kubera inkaririmbo siko wari ubivuze hari ikibazo gikomeye abantu ngo ndakira hari ikibazo ariko noneho ese uyu mugabo we gukemura ikibazo ni ukuva mu kazu kaja kujya muri restaurant niko gukemura ikibazo kuticara mu wawe niko gukemura ikibazo umugore yabwiye ko iwe ari shashaye ari amahoro umugore kuko nta muntu uje kwivuga amakosa yiweka ahubwo tuhamagara umugabo akabazwa impamvu uko gabo sangu yari wabagaragara icyo kibazo kiri muri societe ibibazo ho birabye niyo mpamvu twari tukivuga kugira ngo nundi wese acumvire noneje ko ndavuga ngo uyu mugabo inama wogira n'umugore afite izindi turi bumugire kuko wari ubivuze ngo ese waragerageje uramwicaza uramubaza ariko iyo umuntu ageze afata izo ngamba urumva ko hari ikibazo kirahari nyine ariko se inama wogira uyu mugabo ese umugabo we uja kujya muri restaurant cyangwa umugabo uza kwicara mu rugo bw'undi mugore ugasanga niba afite morale ni hari kuganira mu wiwe n'igihe yinjiye mukamusanga umuntu ntiwamenya nimba azanaseka abagabo bazasekera ku mihanda ariko mu ngo zabo abagore nabo turabagaruka abo bagabo babwire ugasanga mu wawe abana bagutinya nka kujya kwiki umugore giwe ntuvuze ariko gucya bahura nawe uri kumwe n'abandi babyeyi hano hanze iyo morale ni yose noneho urimo ni ikintu kiremereye kandi ni ikintu kinini inama turamubwira inama gatugendeye noneho twakumubwira inama tugendeye ku wenda ku mugore twumvishije amakuru umugore ariko kandi nk'umugabo cyangwa se responsable w'urugo responsable w'urugo niwe mutwe w'urugo ni ugenda nabi urugo rwose rujajobangana muzo kuri guhari n'urugo gurene ikibazo n'umugore uri umugabo mu rugo kuko tubanye n'abagore imyaka kandi turabazwa mwebwe turabazi cyane twobana tubasaza niko turabazi uko mutuzi niko tubazi rero nimba umugabo inama ndatanga ku bagabo bose bivuga n'uwo nguwo nimba bagiranye ikibazo n'umugore mu rugo muto ntabwo ari kucana ariko naje maze imyaka gatari mike nshatse wagiranye ibibazo mu rugo kujya bazaba ngo zibana ntizibore gukomana amahembe tibishoboka ko mubona nk'abamarayika kuko turi abamarayika turi abantu bafite kamere zanje nawe ufite izawe sinafite iziwe biza bigenda bikagerera mu kabushana n'abaraye bashakanye bazagushana cyane urumva ariko bwaca kandi bakiyunga ariko urugo rugirwa n'ibanga cyo kintu cya mbere icya kabiri kugirana ikibazo n'umugore tibuze ngo kujya muri restaurant se kuba watanze ratio
hakuba uzisigira iki tumutazwerekana none bikabona none ko ari inzira zo kuja kuye muri restaurant uvuge ngo umugore nza muheza amafaranga ntancumbire cyangwa se amafaranga ntateke none se usiga amafaranga yo kurihahira abana n'umugore ukaja muri restaurant umugore asigateka ibijako se ntaza kunezeza se wenda watekereza ko udashaka kuko umugabo urateka ibyo wamuhaye ubushobozi amafaranga wamuhaye amafaranga watanze niyo kiwosigaga ijana ngo nutegereza inyama tibishoboka ariko mukuri guhari nimbo uyu mugabo ahari atari imigani atari amakuru gusa ari ahangaha atari story twacangwe wenda si story yabayeho yarabaye irahari mugira inama garuke ari handi mu moja tu ari n'ahandi za Gasarani niba ari ingana aho bameze gutyo basha kujya mu restaurant bafite urugo mugende mugaruke mu rugo rwubakwa n'abantu babiri kandi urugo rugibana no kuganira iyo muri wonye urugo ntirufite communication umugabo n'umugore hari byabapfuye byashize n'abana ati bavugishaga kugeza uja kuvugisha umugore ga iyo mufite communication n'umugore mumeze neza muvugana mukumvikana ntabana bazakwisanzura iyo yapfiriye hejuru iyo uzapfirira hejuru no mu nzu muri salo bizayipfa n'ahandi tutavuze bizayipfa ntahabye bitungana n'abana bakamabihomberamo bose bakaba babigendeye rero communication ni nziza mu rugo kandi tibakabesha kwa rugo we ngo rufite ngo rutunganye ngo rubayeho k'abamarayika bose abamuze mu n'abagabo bose n'abagore bazabashapura ariko bwaca bakiyunga kandi bigakunda inama rukubwira ubwende bwo rukumva restaurant sitora kandi n'ikindi kuri iryo jambo ese gushwana n'umugore cyangwa se mukagirana amabifu nicyo cotuma usa n'uhunza urugo mu buryo abana bagera naho nabo bubona yuko se asa n'uwahunze inzu kandi ubundi nimba umuntu ashobora kugirana n'ibibazo n'umugore icyo nje ku giti cyane tekereza ushobora nawe kwiyunga cyane n'abana kugira ngo ejo hatazoba ingaruka zizaba abana ngo nibamara bavuga ati niko nta wari usanzwe ubundi twagiye dushakira mu migi abenshi tibabanye n'ababyeyi ngo babaheze inama z'uko uzubakwa abenshi tani inama bagiye bahabwa turi mu kubeshana ngo dufite ba pare ngo twigishe uko ingo zitabo icyo nibwiretse cyo kinkorera kuri nduzi turababwiza ukuri jewe ku giti canje sinza kwirera iyo twuvugana n'ijambo atari ryiza wenda sinza kwirera ko n'abana bamenye ko twakosanye abana n'abana nta makosa bazi yo yawe n'umugore tibabizi ntabwo ari kwa kundi fata abantu begereze muganire n'abana usike n'abana nushaka kumubona ushaka kukanyarazi ngo mwanya mutumvikanye umukanyarire ziriya hirya mumuje kumarana ririya hirya arabaga bazamabwira umwana ngo abafite kirayangana ngo na nyina umwana ikintu cyose ngo dore ngo bagasa bose na nyina ngo abafite kirayanga ukamusanga ikintu cyose umwana kibafite ngo nuwa nyina umwana atatunganya ikintu ngo nuwa nyina umwana ari akiyumvisamo ko nyina ari umunyamafuti kandi ari ntanaje cyangwa se akabona ko ise ari umugome agafata se nk'umugome mu gihe honaba n'ikibazo wa mwana ntiyovuganira se ugasanga karavuganira nyina kandi nenda nyina ari wari uwo makosa kubera yuko abavyeyi bagomba kwitwararika mu bana ndetse cyane mukaza mukoroganira iyo hirya mugashwana ariko mu rugo ukaba preza abana bakakubona bakabona affection yawe bikaba byiza kurusha affection y'abana umuvyeyi ni kadoha zabo rero ndakwita yiceretse abantu rukundo nk'umuvyeyi pembe urutiyoza mufite y'umugore nubwo mwotandukana hari twebwe gatugeze mu gihugu kigoye ejo bundi za divorce buzizuzura hangaha kuko ziri muri Amerika no muri Australia n'ahandi ariko toujours yo nubwo batandukanye baramuze mu batandukana abana bafite droit zo kuja kwa se na se bafite droit zo kuza kureba abana umugore abo yasigaranye wari wasigaranye buri wese abafite uburenganzira bwo kureba kuko abana nababumbi kandi abana bakeneye rya affection y'ababyeyi bumbi ibira zira bifu zabo n'izabo ku ruhande bagende bakamarana iyo ngiyo rero twebwe aho twatugana niyo hakomeye kuko murabona kugira ibyo muri restaurant n'ibyo zo kureba mu makawa n'ibyo zo gusiga ifaranga zizemeye hari n'abatazazisiga hari n'abatagaburira abana hari n'abatita ku miryango yabo ese ugarutse kuri ako gakahwa
wagiruka akaguruka kakazana noneho guragakunze wagiruka akaguruka kazanira umugore ukamuga ati yewe keneye kawa noneho dufata iminsi y'icumweru n'irindwi ukagira iminsi ibiri wenda yo guhura n'abandi biganiro nabyo birakenewe ariko kaga kawa undi munsi ukavuga ati noneho uyu munsi ndaba mu rugo n'abana na madamu wanteke kano gakawa umugore yo kwanga iyo kwanga kugateka ku gakawa turatangaza kisuzuye hano uzamubwira ngo tuja kumwira hirya imisozi nizo byiza se kurushizo abagore kandi kakanabahenda ko gakawa ari nagakawa gasanga ahenze ariko kandi abagabo n'ubundi bahurira hirya bakaganira gusa abagabo amakuru y'umuhana byiza gatorero kari kahoragaho uvuye uraje uhise ubika ibyo wari ufite uhise wihutiraho kuja muri kagakawa ubikore ku wa mbere ubikore ku wa kabiri ubikore ku wa gatatu icumweru gishize urumva utabubangamye mu rugo iyo niyo bazabita ngo ni kadelenkanse ni kwa zavuga singa mu Faransa ariko kuja kubona n'abandi bagabo cyangwa se kubona n'abandi bagabo kuja ku ruhande mukaganira ni byiza tacu ntagisa nabyo ariko kandi uzabaye akamenyero buri munsi biterwa n'ubushobozi bw'umuntu ugenda ariko wita ku muryango wawe sibyo hari ushobora kugenda wenda twumvikana n'uwacu nkambwira ati njewe buri munsi uzoza gusigira bisabwa sawa ariko mfite aho nzora kugorobeza mugora kicara akabuhura umutwe kuko twirirwa muri byinshi abagabo tuba mu bintu byinshi bitari bikeya tubona n'uducarere twinshi hariya wakubwiye nabi mu kazi wagututse ibindi bintu tutumvikana wakunyaze noneho kuja kwikuramo amabazo ni byiza ntabwo ari bibi ese ati wamubwira mu mujane n'uwanyu utimo jana ese abagore bavuga ko abatibuka abagore muzo mujamwe ese none ako gakawa akamugurira mwage nimba yashikatakamwa ukamugurira agasoda ariko akicara iruhande rwawe ifaranga zo guhaha kwasaba icyo ushaka niba iyo soda imbere byisi kandi usigira ikindi kibazo mujanye ntibyo bakarusha ibyo oya tambavuze kurana mu buri munsi buri munsi basigira ndi si buri munsi twabonye gakaka kuwa mbere kugeza ku cyumweru kujana mu bandi bagabo unawaza n'uwiwe se muwe kapo wenda hari umwanya wo kurehuza ibintu hari umwanya wo gusohokana kugana n'abana tukicara nkabuza umwanya wose mbara umunsi wose tukaganira rero se hari izo tumuganira izi zake muri kuvuga se ntazo gusohokana kaje hari akimoro cyangwa kaje hari ahandi mu mujyi twujana n'abana tukeneye gusanga abana Ichana tukorera abana. Ngomba ngo ngo cyane tukorera. Abana ariko nawe uri muzubonera ngo abagonzi bazabira ku bana se. Tago bagomba kurira ku bana bagacoco tuhatugwanya. Agomba kuba abana baze ku mwanya wabo nawe aze ku mwanya wapana ngo nimba noheri baye cyangwa umunsi mukuru w'umwana ngo ari bwumubwira ngo ngwino wambare tugende. Ese babagabo muzamujana mu gakawa niba muzamuganira ibyubaka cyane si bose gabaza bazara mu makawa ikindi kandi ntabwo uhorujana ngo kuri niko umugoye nabi umugore ga kujya baza umugore none umugore abashinzwe ibintu zo mu nzu ni nkumenyereza kujana mu gasozi nigenda zo bapara tuzorega mu uzobo kugenda uzozo barasohotse nawe wamugupandi ajane n'abandi bageze bavuga tawo none zoja n'abakazi ngo nyamutima agiye yajanye n'abageze oya tibojana kubera kuko baramenyereye ko ari bazamujana urarura abandi bagora hangaha mu muhana babwire ngo hano hepfo haba kakana tuzo twicara kandi kubona ngo bagore bicaye mwikawa takitumere kuvuga nta magambo gusa mu muhana ariko ari gizwe tugenda tukaganira ibibazo zo mu muhana bimwe bigakemuka ufite ikibazo mukamufasha mukamukemura ikibazo naho mwebwe ni mushema ntitwanze abagabo muzoza mureka abagabo banyu basohoka cyangwa muzo bisabisha nimba mukeneye nibyo gusabisha cyangwa rigomba kuba ari wowe ubizi gute ndinda kubisabisha si ngombwa ngo usohokane bakakubwira impamvu atari ngombwa mu gihe hari ubushobozi ariko ugiye ngo gusitora ku murangwana uzoza nakoreye amafaranga 500 urumva nawe wamuje mu birere iri hejuru ngo mpaka ngo uzasohoka urabona babyishizemo woza umara amezi 2 si buri munsiga wabyishizemo neza bikaba devoir woko rukamara amezi 2 utabona amafaranga 2,000 ngo gerana umugore harakeke kirahari naco nagomba kuva ico kintu naco ganuzi ibintu zo kwifata oya apana no gusohokana nazo ni ariko abagabo b'abanyamurenge bazarama bifata ibikabyo zinshi uzi ko ari umugabo utazi nimero y'umugore n'ubureto bw'azayamba
ibikorwa byaranye abana bagera muri 5 umugore yazamubwira ati wanti bahari umugabo ashinzwe guheza umugore oya ugomba kunuruzana wahura nabo iriya muntu uze biba ari buruburu biba ari sirimba wabona ari keza ukakaza uko ndiyonyuza sinaruza kubera iki kubera ko utararuza kandi ko tuzi na size yiwe urayizi wawe uri igihumbi abandi muzatubwira turabizi ko mutazizi turabizi tazo muzi wagura n'ibirati 10 batarakoza ngo uzubikura he ikibazo cyo gushakira mu mujyi none uzamuduhindura tubwire utubugu kubera ko si inshingano zanje kuvuga ngo jewe inshingano zanje mfite mu rugo ni uguprovidinga ibyo kurya by'abana kabasomesha umugore niba akeneye huza ukayimugurira umugore niba akeneye kurya ufite ubushobozi mu rukundo ufite ubushobozi kamugurira nimba ari izo nyama nimba ari iyo ari umureti nimba ari iyo fiti kamubwira ngo ngize faranga mfite genda ukure ariko kuba ngo nzafata imviriye navuye muri protector nasaze biranyishe ngo nce mu iduka ngo gushaka ikirato cy'umugore oya tuzi ko twavusha tuyihoramo buri munsi protectors ntabwo ari intuze yakomeze ariko wa munsi ku rugero rw'uyu munsi tuvuga umugore aricaye agira gucyo cyangwa se uhuye n'uwabicuruza ese ko abandi bahura n'umuntu ubona afite akantu keza n'uwabicuruza kurumva uwo mujani iwawe akaja gutora uwo muhamagara ese wambara kangahe hari uwo muhamagara ko katazi nimero kandi si kutagimenye nimero z'ikirato cy'umugore wawe oya turakinenza ico kintu turakinenza oya ico kintu ni kibi ugomba kumenya size y'umugore wawe bikazo zahera bikagenda bishira ntabwo ari bikazo cyangwa babwira nshaka mu mujyi sinashaka ariko bari gucana majority y'abantu dufite hano bashakira niba mwamuvuga bafite ibikabo byinshi ni nabo babonye bazasaba n'abashaki no barabibumbaritse barabyikora abandi batagira ibikabo urumva kubumba weze urugero hari umugabo utokora n'akazi ko mu nzu kandi utumubwira ngo byumve hari n'undi uzumva ufata big simple umugore afite ikibazo arwaye akamufasha mu nzu akabakumva n'inshingano ze hari n'abandi nubwo yarwaye ari kukirira cyangwa se wenda yabza ari kukirira adashobora gukora n'akazi nakamwe urumva ariko uwo wamubwira iki abo nguwo umugore yaraye abyaye ni umubyeyi mubisi akamuhagarara hariya ngo bikore ngo se ngo turashuriza amazi ibyo ni ibintu jewe navuga n'umuhungu washakiye ruguru ambwira ko twari turi ahantu muri foyer tuvuga ngo niko na muganga wiwe umugore muntiyo sasira umugore tisaba tisasira umugore mu gihe hari muzima ntabwo umusasira ntabwo umusasira umugore none umugore arwaye ubona gusasa nuko yigiza yaho yari yahenga yarwaye ari indembe cyangwa se wenda atabashije afite ikindi kibazo kigaragara urumva abantu bafite imyumvire itandukanye imyumvire yanje ni wenda niya sebito tuvuge cyangwa se yagapangu biratandukanye kuje nyine tudahuye zisura n'imyumvire yatandukanye ariko tugomba kubakuramo ya myumvire abantu bakagenda bayikuramo ikagenda iva kandi no muri kino gihugu n'ikindi cyatugoye iki gihugu usanga swate nkawe ugasanga ubibereye no wenyine nta wundi muvandimwe wawe nta numwe usibye inshuti niyenda wo kuyambaza kandi za nshuti nazo ziba zifite ibindi nyine izindi challenge zabo zaho hanze nyine none ugasanga wa mugabo arifata akagenda umugore agakubitika aho ngaho mu nzu akazabura n'umuntu wamusingiza kandi wamubaza ngo ariko ugasanga avuye ahandi cyangwa yinjira no mu yindi nzu z'abaturanyi ugasanga aracangamutse nenda usanga na wa mugore wundi yagiye gutorera yagwaye iyo mutekera n'icyayi cyangwa akagenda wowe nitombe wowe ntawe cyangwa kigira mwiza nyine hanze ugasanga tumuzi neza muri sosiyete ariko yica hasi ugakiraba hari abagabo usanga hano ku muhanda ni ukuri bazajana n'umugore ku birometero nka bingana mu muhanda iyo baba bagenda n'umwe bari hariya undi ari hano ariko wamusanga undi munsi ari kumwe n'umugore utari uwiwe ugasanga umuhanda Yesu we bishe umuhanda no guseka reka ukavuga ati se uyu mugabo kandi gabiri mu ngeri zose mu bapasiteri mu baki abo bantu mugende mwige guseka mugende mwige ni mu pasiteri bagidurari mugende mwige guseka n'abagore banyu turi kubiganira ariko ari isomo rigomba kuvamo nubwo ijambo uyu papa yaravuze n'abagore barahari barahari ni nziza mu rugo bavugana mukumvikana mugahana ibitekerezo n'amahoro ni byiza ariko kandi ntabwo noza mba mu nzu narakaye
nubwo none narakaye n'umugore si byiza ko nje kwigaragaza no hanze oya nubwo bo nkora naje mpanse kandi umuntu cyangwa umugabo cyangwa umugore nabyo hari ikintu bishe n'iryabanga gihugu sino hano twarakanyije ngo kubereka rubanda ngo uje ngugure ngo twakoganye biki ibyo ngibyo nabyo niko gutanga cyangwa ukamusanga mu bantu umugore yagira ngo avuge muri societe muceceka kuko kuravuga iki hari abagabo bate umukandiko niba yanakoze n'amakosa woge mbere ko avuga ati rya jambo ngo bavuze cyagihe sibyari gihe ariko umugabo yagira ngo umugore yagira ukamomba karaba musuri yakaraba haba hari bakantu katagenda mu rugo uvuga ngo ibyo byose biba nta muntu tubona kubimuza umugore muri masse atari akantu katagenda mu rugo haba hari aho bumvikana bukeya bituma anakureba no muri masse y'abantu akakubahuka akubwira ijambo kugira ngo kubahuka umugore tonyubahuka muri masse ngo mbese anshinyiza nshire hasi niko nari ndashobora ngomba kubikora nubwo hari beef dufitanye mu rugo ngomba kugaragaza muri masse y'abantu ko turi amahoro tukana kugugoranira iriya mu nzu ariko hano hanze tukagaragara mu bandi turi niko guhisha ibibazo kuko ingo zose nta rugo rutagira ikibazo ngo zirarashisha zose rutagira akabufu birahaba bisanzwe mu rugo ko mugomba kubicamo mu rugo nyine ni challenge n'inzira ndende ariko bijye ko gucecekesha umugore muri masse cyangwa se kuri telefone kumwe n'abandi bantu wese uko uravuga gutema ibyo n'ibiki ugatanga gutambukira umugore nk'umwana umugore nawe abaki gusuzuma kujya umugore abanga bato turi kumwe hangaha iyo ubonye ntangiye kugusuzuma mu bandi bantu ka gaciro wari ufite cyangwa se cyarashubahira kizagishira ngo ruguru hari wageze ukunda kumubwira ngo ucyavuze cyose makamubwira ngo ziba arabimubwira igihe kirekire noneho ngo buce ngo umugore yamubwira ngo siko abandi bo ntiboziba urumva yararusha rubahuka abivuga mu kinyabifura ngo siko abandi bo ntiboziba aba yarihanganye akumva birarenze bikamurenga rero mu ngo tuzatwiga kubana n'abagore bacu ko bikwiriye n'abagore namwe kubana n'abagabo kuko kumubanye mu bimenyana kuri uzi cyo ubanye atakunda no yasize uzi cyo atakunda nanje zico umugore atakunda niyo ngikoze ngo mbona ko atamerewe neza si ngombwa ngo bisohoke hanze ubundi abantu ikintu cyatugoye mu buzima abagabo benshi tibaza kutakunda gusaba imbabazi kumbwira ngo asaba umugore imbabazi Adamu yararikoze ni ikibazo kandi ku apologinga ku mugore tiyo bivuze ko ubwiye hasi byerekanye ko umukunzi ukimubashe urumva nawe agomba kuba kugira akoze ikosa agomba kukwiregaho akabwira ngo mbabarira hano nakoshe icyo kintu kibaye mu rugo mu rugo rusorugira amahoro ariko ibintu byo kuvuga ngo jewe mu busanzwe sinkunda gutorera cyane kuko mwari mwavuze ngo iyo story y'umugabo sinkunda gutorera hakaba n'abandi bakunda gutembera nibisanzwe nibisiza utembera ariko kandi iyo bibaye rimwe kabiri mu nzimwe mu yindi nzu muwa utahicara tubona umwanya kuganiriza n'umugore tubona umwanya kuganira n'abana museke mu nzu mukire jeza kina n'abana tuba dukina kabanga cafura urumva uyu muntu ataba mu rugo tuzumyeraga n'ibibazo biri mu tuwo bimenye iyo ugenda ukinje gukora ni byiza pagasa n'amahoro ariko kandi abana bakina umwanya wawe hari ndigenza mbona tuje mu caro tukanatinda ugasanga umwana barwahamagaye ndetse kwatinze byangenze gute uri hehe uzuza ryari kuri abana baba bakeneye ngo babe hafi kandi ndabizi ko nta mugore ukubwira ngo waratinze mu caro biragoye none se abagabo bari kugenda bakamara amezi ari gatubwira ko nabonye kuri canimwe bazamara amezi kuri canimwe ejo bundi yaje ngo kurangisha umugabo we ngo maze umwaka none so nguwo kurumva ataramushatse igihe kirekire amuhamagara ngo azotaka mubura kandi tiyari yararigitiriye uko tiyari arahayijuko abagabo nabo ugeze aho baguhamagara abagabo bari responsable abagabo benshi bataye ingo tutsinda hari n'abagore benshi bataye ingo hari naho tubona ko ingo zubakitse ziri sawa ariko kuri mu bundi buryo zisa n'izasambutse zidahari bakabana batabanye kubera mbese kubura ukugira ukavuga ati reka mve kwicara aho bigira umuntu agakora ikintu wenda nk'ibi byabaye muri iyi minsi kuvuga ngo ibintu biba zarashize kera biriya no kuvuga ngo biba bisirwa ku musozi ariko ibintu byaratangiriye hasi bikabona n'umuntu bikemura kuko abantu benshi tubagira abajana musigaye n'umujana mubwira ikibazo ufite akaguta hanze kurumva umuntu agahitamo guceceka ntababwira
urumva rero ibyo kuvuga ngo umuntu ngo yagiye ngo aratinda mu cyaro gutinda mu cyaro biterwa n'impamvu wenda hari igihe ufite charge nyinshi bisawa uyizi irangije mu gutaha hari n'abandi bagenda bagahungira mu ingo bakahungiramo akamahunga gahunga hari n'abandi batazatu bifaranga yitwa ngo mu cyaro abandi bari kuzimya amatelefone bakazimiza bagora amatelefone bafite amakuru menshi tuzashaka kuvuga bagashiramo utudege abandi ese abayaragiye hano muri Kenya habaza canga moto abayaragiye kuruhirike nimba ukoze bukirabwira ugashiramo indege ngo umugore ntaguhamagara niki wa mugabo we niki kiba uba upfa nabi kubera iki kugira ngo wagiye kugira ngo urugo rubeho neza ariko nimba habaye nimugoroba umugore yaguhamagara ugasanga harimo indege tukwibajijeho byinshi ariko buriya abafite nyine aba namatambaye uwo ngo abayagiye amatamba dufite ingero nyinshi z'abagabo benshi n'abagore bafite ibibazo ko si ngombwa kugira ngo tubivugira aha ngaha ariko kandi tuvuze en general abantu bigene mukunda abagore banyu n'abagore bakunda bagandukira abagabo siko bibiri ivuga kabisa dukunda abagore bacu n'abo tugandukire timugaza mugararamba namwe muri abagore mugararamba navyo ga ni ikindi kibazo rero nk'ayo makuru mwamuvuze y'uwo mugabo wowe agenda ikosore burya iyo umugore yabonye utamuvugisha rimwe kabiri gatatu azabona ko hari ikibazo ariko uso umuntu kuza kugukangura wajyanye tiyari mu rubanza rw'umuryango tiyari mu nama y'ikanisa ntiyari mu kazi umuntu kandi gabene wo mubaza